ibyiza nyagasani yangiriye nzabyitura dukoranirijwe hano ku rw'Imana kugira ngo duhimbaze urukundo rwayo twigaragarije muri Yesu Kristo wadukunze kugeza ku ndunduro. By'umwihariko ijambo ryanjye rya none umwanya wanjye gushima Imana urukundo yanyeretse ndetse n'impuhwe z'isabagirana yampaye mu minsi 1,101 maze muri paruwasi Kampanga. Bavandimwe, paruwasi yanyu yambereye nk'umurwa uciye cyane. Aho nagereye niboneye uburyo umusore w'imyaka 30 gusa agirira icyizere n'icyubahiro abikesha gusa ko aje mu izina ry'Imana ndetse na Kiliziya. Natangajwe cyane n'uburyo abana, urubyiruko, abakuze banganaga bose bumva hari icyo nabamarira. Byatumye numva ko nta burenganzira mfite bwo kwitwara uko niboneye. Aha nahaye mfata umwanya nkaganira n'Imana nibwira iby'abantu ndetse nabwira n'abantu babwira iby'Imana. Ihano iwanyu namenye ko ngomba kuba mu isengesho, nkabona isengesho ariko kwishyira imbere y'Imana kuko nari nzi intege zanjye. Namenye ko mu buzima bwe umusaseridoti agomba guhora aharanira gusa na Yesu Kristo yirinda ubusa. Iyo umupadiri yicaye atuje ahanze amaso Yesu Kristo kandi ateze amatwi ngo yumve icyo amubwira, ubwo yuzura ibyishimo, niko kandi abona ko atari wenyine ahubwo ari kumwe n'umuhamagara ko nta na rimwe amutererana. Niko kandi yumva agomba kurushaho kwitanga ubuzima bwe akabushyira mu maboko ya Kristo. Umupadiri rero si we wishoboza ibyo akora, abishobozwa n'Imana, keretse iyo atemera ibyo akora cyangwa akaba ari wawe ukina mu bikomeye. Twitegura kubasezeraho yibajije ibyo nakoze mu myaka 3 ndakibura. Icyakora ni ukuvuga ko ubutumwa bw'ingenzi bw'umupadiri atari ugukora, atari no kwigisha, ahubwo wari ugusabanira Imana, kubana na Yesu wamugoye, arushaho kuwe, arushaho kumukunda ndetse cyamwumvira, arushaho kumukundisha abandi. Kandi nasanze icyangombwa ni uko hari bamwe muri mwe bazasigara bavuga ko hari icyo nababwiye cyerekeye Imana, impuhwe zayo n'urukundo tugomba kugirana. Hari abamaze kumva ko n'umugaragu kandi umugaragu wakora igishimisha shebuja. Ibi byafashije byanyeretse ko nagomba kubwira Imana igihe hari icyo nakoze igomba kwishyura. Bityo ibyo byatumye mu buzima bwanjye bwose yaba gukora umurava w'inganda kandi numva ko nakoze icyo nagombaga gukora. Hari ijambo ryanditse muri iyi myaka 3 yose namaze hano rya Mutagatifu Maximiliyani Kolbe, aho nayigisha. Igihe byabaga byancanze, hari igihe byancangaga, hari igihe byabagaho. Ijambo ryabaga ku mutima kavuga riti irinde guhorana agahinda mu mpamvu iyo ari yo yose. Iyo yaba ari ikintu kigaragara, kurama umutuzo wa buri gihe, ukore byose n'umutima utaboshye, ibihangayikishije byose ubegere Bikira Mariya, we azabinyuramo icyiza giheze. Bavandimwe, ndashimira Imana ishobora byose. Imana yampaye ubuzima, ndayisingiza kandi ndayisaba imbabazi z'igihe naba naragize intege nke kandi yarananiye urukundo n'ubumuntu. Imana yo ndabizi ko nyikunda. Kuri uyu munsi ndayisingiza kuko ntategeze intererana. Ubusaseridoti bwanjye mazemo
imyaka 4 ubwabwo rusanzwe ari ingabire Imana itanga kandi itera ibyishimo. Impano y'Imana n'ibanga riranga iby'ingata ubutumwa budasanzwe, ubutumwa butaba umwaka umwe, si imyaka 5, si 10, ahubwo mu buzima bwose. Ndagira ngo mbabwire ko ubupatiri bwanjye bukomeyeho ubugambwe imisoro y'agaciro waribonye yirinda kwijugunya ingurube, ahubwo agushyira ku muze byose kugira ngo ayibone. Ndagushimira Nyagasani yacu urukundo rwo rutangaje utugirira. Ndagushimira ko wanjye ukacunguza umwana wawe ukunda kandi mu Kristo ukanyigomba muri umusaseridoti wawe, kandi ukamugaragazaho impano zinyuranye zigamije kwamamaza ikuzo ryawe no kuzabariza umuryango wawe. Amagambo akwiye nabivugamo ugakora ibyiza usangiza Nyagasani kugira ngo twumve mu kwemera bizeye bizaza bibi dutere imbere n'urukundo. Bakristo bavandimwe, ndabashimira ko mwakira urugwiro kwa kundi musanganwe. Nyagasani kuri uyu munsi muragira ababyeyi bose wishimira ibyiza bakorerwa nawe ukoresheje abasaseridoti bawe, bagira umutima wo kurera abana babo kubatoza inzira ikugana bazatanga mbere na rimwe gushaka kwawe. Urubyiruko bavandimwe muri hano ntugire ubwoba bwo gukurikira Yesu Kristo, umunezero mushaka kandi ufite uburenganzira ni Yesu Kristo. Hamwe na Bikira Mariya nimubwire Imana yego yanyu kuko yageneye kubaterana kare kuza kubagana. Uretse Yesu wakwinjiriwe ntacyo ahomba abe na gito. Nimwitangire Kiliziya mutizigama n'ubwizigizi zikabura. Nimugire ubwoba bwo gukurikira Yesu Kristo muri ntwari, bityo muzanyurwa no kumukorera maze muba abahamya b'ibyishimo isi idashobora gutanga. Muzaba ibishashi by'urukundo rutagira umupaka kandi buhoraho. Muzamenyeraho buri gisubizo umuntu wese uzabaza ibyerekeye ukwemera kwanyu. Nyagasani, ndagusaba imbabazi kuri uyu munsi. Ndagusaba imbabazi kuko muri byinshi ntakubere umupfapfa ukundiye. Niringiye impuhwe zawe wowe ubona ibyo nakwibukiyeho byose. Nyagasani, wowe nyine muzinzi wa cyane watangiye kwa muntu ukamenya ihihishe n'itwahisha. Uzi byinshi Nyagasani wa mutwa wanjye, ibyo nginga abandi batabimenya kandi bidatunganye. Kuri uyu munsi ndabikweretse maze ubabarire. Nyagasani, imbabazi aho nahemukiye, abo ntagiriye inama kandi icyo bagezeho, abo nagiye sinegere ngo bagire inama kandi ngomba kuba umuhanuzi, abo nituye ineza bangiriye, abo nabwiye ijambo ribi kwibagirwa ko ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana, abo nahaye urugero rw'uyu magambo y'ubuhungiro, nabo naciriye urubanza kandi nahise bigoye. Ngasaba imbabazi igihe cyose nirengagije gusohoza ubutumwa bwawe mu bavandimwe, igihe cyose nasimbuje ijambo ryawe ryanjye. Mana yanjye, ni neza ko kwirinda agakorwa n'isoni, urambe hafi igihe cyose n'ahantu hose, maze uko bwije n'uko bukeye turusheho kudutunganya no kudutunganiriza. Icyakora ntahabona hanzwe no kudaca ku ruhande ukuri. Nemera rero gufata ibyemezo bikarishye, ariko nkayihagarara ko nazo yaje imbaraga zanjye zose, ariko byose bigamije ineza y'umuryango w'Imana uri hano mu Kampanga. Ndasaba rero inumererano y'isengesho kugira ngo uzabe igikoresho cy'Imana iyo nyungu y'Imana y'imyaka. Uzansabire, nzagerageza gukomeza, nzagerageza n'umusaseridoti Kiliziya y'isi ikeneye cyane cyane muri iki gihe. Nihabwa umupadiri yanyasabye Imana izamahirwe yo kuzajya ndyama ahishashi. Imyaka 3 ishize Imana yaravuze hano mu Kampanga, none ubu igiye kungasira Ipalma igihugu cy'Ubutaliyani. Ubutumwa nahawe
kubangamira Kristo. Gukunda Kristo guteka ibintu bitaba byiza, ariko ubwiza ugatuma twakira ibyago bitari byiza, bigatuma dutera intambwe. Muri ibyo byose rero hari n'undi muntu ujya adufasha mu buzima bwacu, ari we umubyeyi Bikira Mariya. Hari amagambo numva buri wese yazasoma muri Bibiliya bavuze. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 20:33 buri wese ntagewe ayasome. Bakristo bavandimwe, kuri uyu munsi basezeraho bifurije gukora n'igisunzo Bikira Mariya cy'igitsi y'amasengesho saba Imana bibarinde kandi ibirinde. Ibikomeze mu rukundo rwayo, ibashyigikize neza n'umugisha wayo, cyane cyane igihe muzamwiyumvamo umunaniro mu butumwa bwayo. Imana ibaha ubugingo, ibakunda amahoro, mwohora mukeye umutima, maze mukomeze mushyire hamwe mugendere mwiyubakira Kiliziya mu mvugo no mu ngiro, kugira ngo Imana ikuzwe, umuntu akizwe. Murakoze, murakarama.